Ngiye kubasuhuza inshuti zanjye bakunze b'inshuti y'Igikoni TV. Nejejwe no kubana namwe kuri uyu munsi rero nejejwe cyane rwose n'inkunga yanyu nkomeje kubona. Ni ukuri mfashe umwanya wo kubashimira mvuga ngo mwarakoze kandi mukomeze gukora, kuko ni mwebwe imbaraga zanjye, ni mwebwe nje sanga, ni mwebwe naje sanga. Rero ndabinginze rwose inshuti zanjye mukomereza aho ngaho, inkunga yanyu ndacyayikeneye kandi iracyakomeje. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo bwo guteka umugati. Ibi rero ni ibikoresho ngiye kwifashisha mu buryo bwo guteka umugati wanjye w'uyu munsi. Yewe biragaragara ni bureba, ni igi, ni pakimaya, ni amata n'isukari ndetse n'ifarini. Hanyuma ibi ni ibikoresho ndi bwifashishe mu gihe ndi gukora igikorwa cyanjye cyo gutegura umugati uyu munsi. Hanyuma rero rwose ndabinginze muntize umwanya, mumpe rwose munkurikire rwose. Ndabizi neza yuko turi bujye gusoza rwose, abantu turi kumwe turajya gusoza mwamaze kumenya uburyo bwo gukora umugati, ku buryo nawe uri mu rugo uzajya ufata umwanya wo gukora umugati bikemera. Rero ni mu kanya. Aya rero ni amata usutsemo, yego, ngakurikizaho ibiyiko bibiri by'isukari, kimwe, bibiri. Hanyuma ngakurikizaho bureba namaze kuyagisha, yego, ni bureba nayagishije. Ngakurikizaho ikiyiko umusemburo pakimaya, ikiyiko kimwe cyuzuye neza, yego. Hanyuma narangiza nkashyiramo igi, yahita ndishyiramo, ntacyo bitwaye. Bashaka kugira ngo bikorogere rimwe bijyanirane, yego. Hanyuma shyiramo n'irindi cyangwa ryerekana naryihorere, nagusereka ndishyiremo nta kibazo. Ndashaka n'umuhondo cyane, yego. Hanyuma ndangije ngiye kubanza mbikoroge, banze byivange neza. Uyu musemburo uramara kwivanga n'isukari yamaze kwivanga. Hanyuma ndakoresha ibikombe bibiri by'ifarini.
ukabyuzuza neza ariko yego ni kimwe gukoresha ibintu byose wabipimye ibyo biguha kumenya ngo ndashyiramo amata angana gute, ndashyiramo amazi angana gute, gutya. Hanyuma ndangiza rero ubu ngiye kubivanga n'intoki. Tubivange binoge neza ku buryo rwose ubona ko wabinogeje. Hanyuma rero ubu ngubu aho bigeze aha ngaha urabona ko bitagutera impungenge, urabona ko pate yanjye iri kugenda inoga ntacyo. Pate yanjye rero yabonetse, ngiye kugira gutya ubundi nyibyimbishe. Yego ubu dutegereza iminota nka 45 cyangwa isaha, kimwe muri ibyo ngibyo byo tugiye kwifashisha kugira ngo pate yacu tuze kubona ko yabyimbye. Ibyo bigufasha kumenya ko n'umusemburo wawe ari muzima.
kiko. Mu ifuru yacu ya indi yacu nyine y'isafuriya twakundi nyine musanzwe muzi ngiye nkora ifuru, tugiye gutegereza iminota 30. Tekeza umugati wacu uri bube wahiye. Yego rero tubikore cyane kandi neza. Ifuru yacu ndabizi neza ko yamaze gushyuha, umuntu abikora yakoresheje cyane, hanyuma ugapfundikira. Umugati wahiye umeze neza cyane rwose. Nawe irebere hanyuma wige ufate. Umugati wacu wahiye urasa neza kandi ni nako uryoshye rwose pe. Rero mbakumbuje kwiga kandi mukamenya, mugafata, mukaniteza imbere. Inshuti zanjye, intego ni ukwiteza imbere. Ntucikwe n'amasomo ku Nshuti y'Igikoni TV, kandi ntagire umunsi n'umwe ugucika mu gihe turi mu kwiga. Iga neza, umenye kandi ugere ku ntego wiyemeje. Icyo nkwifuriza ni ukumenya, icyo nkwifuriza ni ukugira ubuzima bwiza. Ibi ngibi nubikora ukabishyiraho umwete wawe wose, ugasharanira kubimenya pe, uzabimenya kandi bizakugirira umumaro mwinshi. Ushaka kwiga, gana Inshuti y'Igikoni, twige kandi tumenye kandi tugire n'ubuzima bwiza. Hanyuma rero isomo ry'umunsi n'ahandi soreje, naho ubutaha turebera hamwe byinshi kandi bijyanye n'igikoni. Bye bye, ndabakunda, musigara amahoro. Kandi wowe tubanye bwa mbere, ugenda udakanze kuri subscribe. Kandi nimba uguwe neza n'isomo ryanjye, kanda share n'abandi ubaha ayo mahirwe yo kumenya. Hanyuma kandi ukande n'akazogera, ukande comment, usige na comment, uraba ukoze cyane. Bye bye.